reka nongera ngusuze kandi ngo ikaze we tuba tugenda tubana umunsi ku munsi wowe udahwema kugenda ukurikira amakuru aba agenda anyuranye hano kuri KGM. Uyu ni umwanya tugiye kuba tugenda turebera hano inkuru ziba zigiye zitandukanye. Ndagusaba we niba uri mushya kuba wakanda kuri subscribe, ubundi tujye dukomeza tubana ku munsi. Iyo ukoze subscribe inkuru igeze hano uyibona mu ba mbere. Amakuru tugiye kuba tugenda tugarukaho, ndakumenyesha ko munsi ku munsi Arsenal yari iri gukina na PSG, iri gukina UEFA Champions League. Arsenal ntibyagenze neza, mwarabibonye ko yaje kubitsindwa, igikombe kikaza kuba kigenda gitahanwa na PSG. Amakuru ari kugenda avugwa kuri imihanda nuko Antoine Felix Tshisekedi, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yari yaje kuba ategura kuba yajya kureba uyu mupira, ariko biri kugenda bigaruka mu gitangazamakuru nuko we na timu yari yitwaje bari bujye kuba bagenda bajya kuba bareba uyu mupira, kugira nyine byasabwe kugira bibe bagira mwakira gihugu bareba umupira. Bari kuvuga ko byatwaye byibuze ibihumbi 600 by'amadolari. Ibi bari kubigarukaho bavuga ko hakoreshejwe amafaranga menshi, hagakomezwa hanavugwa ati ese ni kuki Tshisekedi yifashiye akajya kuvuga atarajya kureba match ya PSG na Arsenal, kandi ari bamwe mu bantu bahoze barwanya amasezerano ari hagati y'ikipe ya Arsenal na PSG, dore ko izi kipe zombi ari zimwe mu makipe yagiye asinya amasezerano hamwe n'igihugu cy'u Rwanda. Ayo masezerano ni amasezerano yagiye igenda isinyana na RDB, amasezerano ya Visit Rwanda, nkuko nyine biba bigenda bigaragara ku mipira baba bagenda bambaye. Hakibazwa ati twabonye iki gihugu kigenda kishaka kurwanya ari amasezerano ngo abe yaseswa, dore ko bavugaga ko amafaranga aba yagiye yishyurwa muri ari amasezerano u Rwanda ruba rwagiye rwishyurwa bagiye yibwa mu mabuye ya Kongo, ariko ibyo biza kuba byagenda nta kintu bifata babitesha agaciro, ko nta gihamya cyari byibifite. Amasezerano aza kuba yagenda akomeza, uretse ko ubu ngubu aya Arsenal ari kugenda agana ku musozo. Ikintu kiri kugenda kivugwa mwa kira gihugu, bari kuvuga ko ubuyobozi buhumura abaturage bugashyiramo abaturage ibintu bitari byo, ariko ibyo bya bindi abaturage bari gukoresha abaturage ugasanga abayobozi bo ntabwo ari byo bari gukora. Hakibazwa ati ni kubera iki yifasha akajya gushyigikira, akaba yavuga atarajya kureba umupira w'amakipe abiri yose yambaye Visit Rwanda yasinyanye n'u Rwanda amasezerano, kandi akaba ari na wa muntu uhanganye n'u Rwanda, abavuga bashinja u Rwanda ko ruri muri Kongo, u Rwanda rubihakana amakimbirane atameze neza. Bakavuga ati niba ariko bimeze, kuki we ashishikajwe no kuba yajya kuba yarebera uriya mupira, kuki yifasha akaba yafata ibihumbi 600 by'idolari akaba yabikuramo, akavuga ati ngiye kureba iyi match nubwo iri guhuza amakipe abiri afite amasezerano n'u Rwanda, ariko nta kimbuza kuba cyatuma njya kuyireba. Gusa ntabwo ari ibingibi biri kugenda bigarukwaho kuri, ntabwo navuga ko ari nk'inkuru nk'eshatu uyu Antoine Felix Tshisekedi yaje kuba yakorera icyarimwe. Inkuru ya mbere ni yuko nyine haje kuba hagenda hakoreshwa amafaranga agera mu bihumbi 600 by'idolari, we na timu n'abamurindira umutekano kugira abashe kuba yarebera match. Gusa nubwo yari yabukereye, ntabwo match yaje kuba yabasha kuba yayireba. Ushobora kwibaza ati byatewe n'iki? Delegation ya Antoine Felix Tshisekedi yakoze deal nabi yo kuba yajya kureba iriya match, biza gutuma Antoine Felix Tshisekedi we n'abamurinze bagera mu gihugu cy'Ubufaransa, aho yari agiye kuba yarebera uriya mupira, baza kumwangira ko yakinjira muri stade. Baje kumwangira ko binjira muri stade, bo bari bamenyereye ko nyine aravuga ati ndi umuntu ukomeye, mfite amafaranga, mfite passport zinyemera kujyana hose, akumva ko nyine ibyo ngibyo hari yabiri bukore. Ariko icyaje kuba kigenda kiba, baje kuba bamwangira bamusubiza inyuma, kuvuga ngo ni perezida mwabira bihugu, ntabwo icyo gikora, iyo bagukumire bagukumire. Iki nyine kikaza no kugaragaza ko mwabira bihugu by'abazungu, umwirabura cyangwa kuvuga ngo uri perezida cyangwa iki, hariya ntabwo ibyo wazubikangisha ngo urakomeye cyangwa ibiki. Baje kuba bagenda bamusubiza inyuma, kandi abaje kuba bagenda bamusubiza inyuma nabari bashinzwe umutekano muri aka kanya.
nubwo yaje kuba agenda asubizwa inyuma, hari amakuru ari kuvuga ko ariyo delegasiyo yiwe yaje kuba yategura ibintu nabi, bakavuga ati iyaba delegasiyo yiwe mu ishinzwe kumutegura imigendo yaba barateguye neza, bari kuba banavuze ati ni perezida ashaka kureba match, bagatanga ubusobanuro ubu n'ubu, ariko ibyo ntabwo byigeze bikorwa. Bakanavuga ko impamvu batari kwemera ko ashobora kuba yakinjira muri stade, afite ikibazo hariya muri gihugu kiwe, harimo ikibazo cya Ebola. Kavuga ati umuntu uturutse mu gihugu kirimo Ebola kuba twamwinjiza muri stade irimo imbaga y'abantu ngo aje kureba umupira, kandi batabanje kuba bashyirwa mu kato babanze kuba bareba iyo ndwara igihe iri buze kuba yabagaragariraho, byaje kuba bigenda biba impamvu yo kuba yagenda asubizwa inyuma, umupira ntiyaza kuba nyine agenda awureba nk'uko yari abyiteze. Yaje kuba agenda asubizwa inyuma, ubwo ku rugendo yari yakoze haje kuba hagenda havamo inkuru eshatu. Inkuru yaje kuba iya mbere iza kuvamo ni uko yaje gukoresha urugendo rw'ibihumbi 600 by'amadolari mu bintu bidasanzwe mu ngendo zikorwa n'abaperezida. Ikindi ni ukuba yaje kuba yasubizwa inyuma atemerewe kuba yareba match. Indi nkuru ya gatatu ni yuko yaje kuba yagenda ajya gushyigikira ikipe azikafitanye amakimbirane n'igihugu gifite amasezerano n'iyo kipe. Yaje kuba agenda agarukwaho n'abaturage mwakira gihugu bavuga ko abari kubashyira mu mikino, abashaka kubakinisha imikino we adashobora gukina. Gusa inkuru ntabwo dufite iyo nkuru ariyo yonyine, andi makuru rwa dufite muri aka kanya ni inkuru ziri kugenda zivugwa mu ibanga, ariko twebwe tuba twagezeho nyine tukagenda tureba bya bindi bitari kuvugwa tukabibazanira tukabibagezaho. Ni inkuru iri kuvuga ko u Rwanda ruri kugirana ibiganiro n'imwe muri sosiyete mu bigo bikomeye cyane bikora indege za Boeing n'andi moko menshi agiye atandukanye y'indege. Iyi ni inkuru nziza ku Rwanda. Ibi ngibi u Rwanda ruri mu biganiro byo kuba ibiganiro biri kuza kuba u Rwanda rwakorana n'iyi sosiyete cyangwa uruganda rukora indege. U Rwanda rurifuza ko muri 2030 hano mu Rwanda haba hari guteranyirizwa zimwe mu ndege za Boeing, na bimwe mu bikoresho by'izo ndege bikaba byanakorerwa hano mu Rwanda. Abajya babishaka bakajya baza kurangura hano mu Rwanda, ubundi bikoherezwa aho mu bihugu bagiye barimo bigiye bitandukanye aho babikeneye. Ntabwo ari iki ngiki kiri gutuma u Rwanda rushobora kuba rwavuga ati turagirana deal n'iki kigo cyangwa n'iyi company. U Rwanda ruranifuza ko byibuze muri 2030 cyangwa 2050 u Rwanda kuri ubu ngubu rushaka kuba rwava ku ndege 14 rukaba rwagera ku ndege 30 muri icyo gihe. Urumva ni u Rwanda rwo gushyiramo imbaraga mu iterambere, turagenda tubibona mu bikorwa remezo, kandi kuba bavuga ati dukeneye kugera kuri ibi ngibi niko bagenda bagura n'ibikorwa remezo. Ntabwo izo ndege zaza kuba zagerwaho nta bibuga by'indege zifite. Ikibuga cy'indege cyo mu Bugesera murakizi ingano yacyo uburyo kingana. Ntabwo ikibuga kingana kuri ari cyo kuba cyagenda kigahagararaho indege 10-20. U Rwanda rukeneye ko muri 2030 2050 u Rwanda ruraba rwaravuye ku ndege 14 rufite mu gihugu, rukaba rwagera ku ndege 2030. Target bafite ni indege 30. Iyi ni deal iri gukorwa mu gihe u Rwanda ejo bundi rwari ruri gukora deal y'uko rwajya rukora rwakuba ku ruganda rwa nucleaire. Ivugwa ni nk'iri ya Amerika iri kugenda ipfa na Iran. Iran ni nucleaire ishobora gutunganywa ku rwego rwo hejuru ikaba yavamo igisasu kirimbuza. Abantu bakanabihuza bavuga ati u Rwanda narwo igihe gishobora kuba cyagera rugashobora kuba rwatunga igisasu kirimbuza. Za Pakistani n'ubwo buryo rwagiye rubigeraho, Ubuhinde n'ubwo buryo bwagiye bubigeraho. Hagiye hubaka inganda bakavuga ko ari izo kwifashisha mu buzima busanzwe, mu by'imiriro, mu by'ubuzima kwa muganga ibiki, ariko ubu bikagenda byaguka n'igisasu kikaza kuba cyakorwa. U Rwanda urumva ni u Rwanda ruri kugenda rutera intambwe mu bikorwa remezo bigiye bitandukanye, rugenda ruzanira abanyarwanda ibyiza,
nucleaire iramutse itunganyijwe no mu Rwanda ikaba yatanga umuriro uhagije, n'ahandi twabona inganda nyinshi ziri kuza zigakora umuriro kuba wagenda ukabura mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo ni ibintu bitakongera kuba na gato, ubwo n'ibyaba byarabaye byatangira kuba byakitwa amateka kuko biba biri ahahise, kuba twinjiye mu yindi si nshyashya. Mu gihe ibindi bihugu biri kugenda bihangana bikubitana hirya no hino, igihugu cy'u Rwanda kiri kugenda kikataza gishaka gushyira uruganda rwa drone, uruganda rukora amadrone, indege za Boeing, indege zisanzwe zitwara abagenzi n'imizigo, rurashaka kuba rwakorera hano mu Rwanda. Ayo ni amakuru ari kugenda avugwa hirya no hino, tuba twagiye tukavuga ati reka tuyabazanire. Gusa si icyo gusa, ntabwo ari aya makuru gusa, hari n'andi makuru dufite yuko leta ya Amerika, ubutegetsi bwa Donald Trump buri kuganira na M23 mu ibanga kubera biriya birombe bya Rubaya. Tshisekedi yavuze ati mbahaye ibirombe bya Rubaya, muze mumfashe gukubita M23, ariko akajya gutanga ibirombe adafite. Kugeza kuri ubu ngubu amakuru ari kugenda asohoka ajya hanze nayo ko Donald Trump bamwe mu bakurikirana ubukungu bwayo bari kugirana ibiganiro na M23, aho bari gushaka kuba bayikorana amasezerano y'uko Amerika yatangira kuba yacukura amabuye y'agaciro hariya muri Rubaya, M23 ikaba ariyo yajya icunga umutekano. Gusa nubwo ibi birombe byagiye bitangwa na Antoine Felix Tshisekedi, yagiye abona ko nta bushobozi afite bwo kuba yakoherezayo abajya kuba bacukwa, ko nta ruhara bifitemo, nawe ubwiwe ntiyahakandagira. M23 niyo ihakontrola. Bikavugwa kuri ubu niba AFC M23 ushobora kuba yagirana ibiganiro na Amerika, biravugwa ko amafaranga yinjira byonyine yanyuze mu mucyo avuye mu birombe biraho M23 yagiye ifata nka muri Rubaya, bivugwa ko hinjira amafaranga ibihumbi 800 by'idolari. Ayo ni amafaranga bagiye yinjira anyuze mu mucyo, atari ya mafaranga bagiye yanyerezwa. Ukibaza ati se M23 kugenda yubaka gutya, twagiye tuyibona ikimara gufata Goma yagiye izana ibimodoka bya Caprari kagenda igasiza imihanda, igenda ijya imihanda ituma urujya n'uruza ruboneka ruva mu duce tumwe twinjira mu tundi, dore ko igihe cyose Felix Tshisekedi yaramaze ayobora hariya hari uduce tutari dufite imihanda iduhuza n'utundi. Ariko M23 yamaze gufata umujyi, iragenda ikora impinduka, tubona iri kubaka imihanda ubu ngubu ikabikuzura nyabagendwa, ibigo bya kaminuza birongera birakora. Hakari n'amakuru avuga ko ejo mu minsi yashize yari yirukanye umwe mu bayobozi bari bakuriye kaminuza, wayoboraga kaminuza kubera imikorere mibi afite, yakoraga n'ibyo yari akurikiranyweho kuba atarasize mu nshingano ibyo yari yemeye, bakaba baramwirukanye ejo bundi ku itariki 30, bakaba barahise kuba musimbuza undi muyobozi akaba ari mu nshingano nshya. Iyi ni AFC M23 nyine igenda yerekana impinduka, babandi bayifataga nk'umutwe w'iterabwoba, ahubwo twishobora kuba twakitega ibintu byinshi. ni M23 kurwanya icyorezo cya Ebola. Amakuru ahari kuri ubu mfite nuko sinzi niba navuga ko hari ikigo gishinzwe ubuzima bafatwa nk'inyeshyamba, ariko hari imikoranire iri kugenda iba hagati ya leta, sinzi niba nabyita ubufatanye hagati ya leta y'u Rwanda na AFC M23 kuba bahashya icyorezo cya Ebola kuba cyagenda gikwirakwira mu bice bigiye bitandukanye. Ni AFC M23 ifite ingamba zikomeye yiyemeza kurwanya icyorezo nk'ahari leta. Reka ngushimire wowe tuba tugenda tubana mu makuru nk'aya ngaya. Ndagusaba ko wakora subscribe, ubundi tujye dukomeza kutubana mu makuru nk'aya. Amakuru aba hari ni menshi, reka mbe mbagejejeho aya ngaya muri aka kanya. Jya wagezaga haya makuru, nitwa Hakizimana Emmanuel. Kora subscribe kugira tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi. Inkuru izajya igera kuri YouTube, ujye uyibona mu ba mbere, uhita kubona notification.